Ibya Agatha KANZIGA rero bikomeje kugenda bifata isura mu gihe umuhungu we Habyarimana akomeje kugenda agerageza gutagatifuza nyina KANZIGA ku ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yaba mu by'akazu ndetse n'ibindi byaha byose yagiye akora mu ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi yaba kuyitegura kuvana kera nk'uko yari afite imbaraga zihambaye mu butegetsi bw'umugabo we Habyarimana. Tugiye garuka rero ku nyandiko yari yaragizwe ibanga yahishuye ani makuru bimeze bite rero, reka twihute tugaragaza uburyo Agatha KANZIGA akomeje kugaragara cyangwa ibimenyetso bikomeje kugaragaza ko yari ku isonga mu kazu. Tuzo cyane rero mu nkuru dukesha ikinyamakuru Igihe bagira bati inyandiko yaragizwe ibanga yagaragaje ko umugore wa Habyarimana Agatha KANZIGA yari ku isonga mu bafite ijambo rikomeye ku butegetsi kandi ko ari umwe mu batanze amabwiriza yo kwica abatutsi guhera mu kwakira 1990 ubwo ingabo za RPA zatangizaga urugamba rwo kubohora Rwanda. Iyi nyandiko ni yari Lieutenant Colonel Uwihoreye Charles wabaye mu ngabo zari zishinzwe kurinda umutekano wa Habyarimana, akaba yaranabaye umuyobozi wa gendarmerie w'ingabo z'u Rwanda muri prefectura ya Ruhengeri. Tariki ya 24 Kamena 1994 Lieutenant Colonel Uwihoreye yandikiye Colonel René Garinier wabaye umujyanama wa ambasade y'Ubufaransa i Kigali mu bijyanye n'igisirikare kuva mu 1948 kugeza mu 1991 amuha amakuru y'ubwicanyi bwari bukomeje mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri 2022 Colonel Garinier yamaze imyaka myinshi abitse ibaruwa kugeza ubwo yayishyikirizaga Professeur Vincent Duclerc wayoboye komisiyo yakoze ubushakashatsi ku bufasha leta y'Ubufaransa yahaye leta y'u Rwanda kuva mu 1990 kugeza mu 1994. Ikinyamakuru Le Monde cyashyize hanze tariki 7 Gicurasi 2026 nyuma y'uruhushya Colonel Garinier yahaye Professeur Duclerc rwo kuyiha abanyamakuru. Iyi baruwa igaragariza Colonel Garinier uko zimwe mu ngabo zarindaga Habyarimana zari ziyobowe na Majoro Mugemana zisha abasivili abatutsi muri komine Kinigi mu Kigombe mu Ruhengeri ku gicamunsi cya tariki 22 Mutarama 1991 nuko ku munsi wakurikiyeho abo muryango we bari bagiye kwicwa. Lieutenant Colonel Uwihoreye yagaragaje ko muri ibyo biha abatutsi biciwe mu Bugesera no mu bindi bice by'igihugu birimo Kibirira bicwa n'intera hamwe zari zihagarikiwe n'ingabo zarindaga Habyarimana kandi kubwo bwicanyi bwahawe umugisha n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Uyu musirikare yagaragaje ko ubutegetsi bw'icyo gihe bwari burajwe ishinga no kwica abanyapolitiki batavuga rumwe nabwo kuko presidansi yagiye itanga amabwiriza atanditse aho gutegura uburyo bwo guhangana n'ingabo za RPA mu rwego rwa gisirikare. Lieutenant Colonel Uwihoreye yasobanuye ko amabwiriza yose yo kwica abasivili b'abatutsi yaturukaga mu bari bagize akazu cyangwa Rezo Zero karimo Habyarimana nk'umukuru w'igihugu, umugore nabo hafi y'umuryango wabo. Uyu musirikare wapfuye muri 2009 yanditse ko abayobozi bo mu nzego zose zabe za politike iz'umutekano n'ubukungu bagombaga kubahiriza amabwiriza y'abagaturutse mu kazu. Icyakoze ku Gasana James wari minisitiri w'ingabo we yarabyanze afata icyemezo cyo kwegura. Muri ibaruwa Lieutenant Colonel Uwihoreye yasobanuye Colonel Garinier ko Habyarimana ariwe wari nimero ya mbere mu kazu agakurikirwa na Agatha KANZIGA, Proteze igira nyirazo alias Bensiezed wari musaza wa KANZIGA wanabaye prefet wa Ruhengeri akaba nimero ya gatatu. Professeur Duclerc yagaragaje Lieutenant Colonel Uwihoreye ko yakoreye leta ya Habyarimana neza ariko ko yamufunze imushinja kugambanira igihugu ariko nta kindi yashingiragaho keretse kuba ari umututsi. Uyu mushakashatsi yagaragaje ko Lieutenant Colonel Uwihoreye yizeraga Garinier akamuha amakuru yose yari afite
ku byaberaga mu Rwanda, kuko uyu Mufaransa yamugiriye neza akamufunguza agasubizwa mu kazi. Professeur Duclerc yagize ati Charles Uwihoreye yakoreye leta ya Habyarimana mu bunyangamugayo mbere yo gufungwa mu 1991 kubera ko yari umututsi, yafatwaga umugambanyi, yarekuwe nyuma kubera kuvuganirwa na René Garinier. Yasubiye mu nshingano. Garinier yamufataga nk'isoko yizewe kandi nk'umuntu uzi neza leta ya Habyarimana. Inyandiko y'urwego rw'iperereza rw'Ubufaransa DGSE yo kwa 22 Nzeri 1994 yashimangiye ko Habyarimana, Kanziga na Zigira nyirazo bari ku ruhembe rw'akazu, kandi ko abari bakagize bose bari abaheza nguni b'abahutu batemberaga impinduka mu gihugu zishingiye kuri demokrasi. Iyi nyandiko yahishuwe n'ikinyamakuru Mediapart na Radio France muri Gashyantare 2019. Igaragaza ko hari abofisiye benshi bakigirwaga ikibaba na Kanziga na musaza we Zigira nyirazo mu gihe bayoboraga ibitero ku basivili b'abatutsi. Abo bakaba barahawe izina Colonels de Madame. Aba Colonels de Madame nabo bari mu kazu, barimo Colonel Elisa Gatwa wari musaza wa Kanziga, akurikirwa na Rwabukumba Serafe nawe wari musaza wa Kanziga, n'abakurikirwa na Nzabagerageza Charire cyangwa Charles wari mubyara wa Habyarimana, akaba yaranabaye prefet wa Ruhengeri. Ku mwanya wa 7 hari Colonel Theoneste Bagosora, of course wari umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo, akurikirwa na Lieutenant Colonel Sengiyumva Anatole wari umukozi w'ubutasi bwa gisirikare. Lieutenant Colonel Nkundiye wabaye umuyobozi w'ingabo zarindaga Habyarimana aza ku mwanya wa 9. Captain Pascal Simbikangwa wari ushinzwe ibikorwa by'icarubozo mu rwego rw'ubutasi. Matayo Ngirumatse wabaye Minisitiri w'Ubutabera. Nahimana Ferdinand wari ushinzwe gahunda za radio televiziyo RTLM. Lieutenant Colonel Taxis Renzaho, hakaba Bagambiki Emmanuel, hakaba Colonel Serubuga Laurent na Colonel Rwagafirita Pierre Celestin bari mu kazu. Jiranga benshi muri aba murabazi neza cyane. Mwiperereza kuri Kanziga, Colonel René Garinier yabwiye umucamanza Stephanie Tasho na Kalore Vujasinovich bashinzwe kugenza ibyaha mu Bufaransa ko Kanziga yari mu kazu nubwo atashaka ko bijya ku mugaragaro. Ibaruwa Lieutenant Colonel Uwihoreye yandikiye Colonel Garinier ntiyigeze ikoreshwa mu nkiko, ishobora kwifashishwa nk'ikimenyetso kindi kigaragaza uruhare rwa Kanziga mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi n'ishyirwa mu bikorwa ryayo, kuko tariki ya 6 Gicurasi 2026 urukiko rw'ubujurire rwa Paris rwanzuye ko iperereza yakorwagaho risubukurwa. Nyuma rero yo gutangaza ko iperereza rigiye gusubukurwa, umusore wa Kanziga na wundi ni Jarike akaba yaragiye mu bitangazamakuru akagaragaza uburyo anenga cyangwa atishimiye inkuru zagiye zitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nka France 24 na Le Monde, aho byaba ba Duclerc n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza uruhare rwa Kanziga muri jenoside yakorewe abatutsi. Kugira ngo murabizi neza ko Jarike Habyarimana n'ubundi akomeza kugenda agaragaza ko nyine yari umwere, ndetse akavuga ko na Habyarimana nta ruhare yagize mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero uyu Jarike Habyarimana akaba yaranenze uyu Vincent Duclerc ndetse na Jean-François Dupaquier, aho abanenga ku nkuru cyangwa ku biganiro batanze kuri TV5 Monde Afrique na LFI Afrique na France 24. Ariko nkuko mubyumvira neza cyane, uyu Jarike Habyarimana
akomeje kugenda agerageza gukingira ikibaba, ariko inyandiko nshya zagiye hanze zikaba zigaragaza uruhare rwa Kanziga mu kazu, ndetse n'uburyo yari akomeye ari wakurikiraga Habyarimana mu kazu. Ibi byose rero bikabigaragaza uruhare rwa Agatha Kanziga Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gusa na mbere yaho nk'uko mwabyumviye kuva muri 1990 kugeza 1994 abatutsi bagiye bicwa. Uyu Agatha Kanziga, uyu mubyeyi, ejo bundi wifasha akajya kuri YouTube akavugana n'umunyamakuru, bagakora ikiganiro, bakicara bagatera kamera, akageza gutagatifuza ibyaha bye, akigira umuntu rwose wari umubyeyi wiberaga mu rugo, wiberaga mu buhinzi, utarajyaga muri politiki, utarazi naho byerekeza, ariko uruhare rwe rukomeje kugenda rugaragara. Kwigira nyoni nyinshi rero ntabwo bizamworohera, kuko inkiko ziramukurikirana nashaka saze, kuko n'abandi bakomeje kugenda bakurikiranwa n'inkiko yabo mu muryango we ndetse n'abandi batandukanye bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mubyeyi udafite ibyangombwa byo gutura mu Bufaransa, n'ubwo Ubufaransa bwakomeje kumufasha kubaho ariko adafite ibyangombwa, ashobora kuba azatabwa muri yombi cyangwa akaba yaryozwa ibyaha yakoze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nshuti bakozi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, mwibuka gukanda subscribe, like na share, ubundi tubade 5 kuri 5. Ndabakunda, muri abagaciro.